Hello, it's a Pix Perfect Editings. Hano ubu ngubu noneho ngarutse ngiye kubigisha ukuntu bakararinga ifoto ifoto zirenze imwe tu. Ifoto wenda nk'eshatu, enye, eshanu, 10, 20, 30, 40 muri Camera Raw. Ubwo ngubu ngiye gufata amafoto y'ama raw nyafungure, arafungiye muri Camera Raw nk'uko bisanzwe muraza kubibona. Hanyuma ukenera kubaza ambaza muri comment, hanyuma twige tumenye twagiye. Ubu ngubu mfashe ifoto zanjye zose ndazifunguye, harimo kano gakara ariko ntabwo byo nshatse kubereka. Ngiye gutangakuramo nangirane ifoto yanjye ya raw isanzwe kugira ngo mbereke uburyo ngiye nkararinga, kandi uburyo bworoshye nawe wakora n'undi muntu yakora kabisa biroroshye. Hano ndimo ndakuramo iya karane nakubisemo bwa mbere, nyikuramo hose, urumva nyikuramo hose, urabibona ko nangaha ifoto zose zibaye kimwe. Iyo ngiye gukora, ngiye gufata ifoto imwe muri izi ngizi nyikararinge, nimara kuyikararinga neza mpite nyikopiya nyipestinge ku zindi nta kibazo. Akenshi amafoto y'ama-outdoor tuyakorera ngaha muri basic. Ndamana exposure construct ngashyiramo highlight, nyine urumva uragenda ubibona gake gake uko nagiye mbikora. Hanyuma nawe uze kumbaza nyine muri comment uburyo nyine ikikunanira ibiki ndagusubiza nta kibazo. Ubu ni uburyo bwo kwikorera preset cyangwa se ukikora kara yawe, nabyo gukoresha ama preset ibiruts oya. Ubu ni uburyo bwo kararinga ukoresha umutwe wawe. Urabona ko ndimo ndakararinga ifoto yanjye neza kandi mu buryo bworoshye. Urabona nifashe nkararinga nyine mu pro gake gake, nyine ndyoshye ifoto yanjye nabibona, nawe nyine wabikora. Muri color mix ndamixinga nyine amakara yanjye, urumva nawe wabikora mu buryo bworoshye. Ndakeka kuba murareba video neza. Ibindi uragenda icyo utumva neza urambaza muri comment ndagusubiza nta kibazo, kuko iyi ni Pix Perfect Editings kandi turi hano kugira ngo dufatanye kwiga Photoshop na photography muri rusange, ndetse na video production nabyo tuzabigeraho twige iki n'iki. Icyo nshaka gusa ndashaka gukanda subscribe, like ngewe na share kugira ngo n'abandi babashe kubona aya masomo n'abacike. Ahangaha nakomeje kugenda nyine ndi gukararinga ifoto yanjye, urumva ndayikararinga bisanzwe ngenda nyine mvanga amakara nk'uko mubizi nyine, ariko ibi nabyo ushaka wabimenya. Icyo sabwa gusa ni ukurikirana iyi YouTube channel yacu yitwa Pix Perfect Editings hano kuri YouTube, una subscribe, urumva. Hano nakomeje gukararinga ifoto yanjye, none urabona ko nirisa ubwa mbere ndetse ko yabaye irisa gutya, ibaye ukunguku mu buryo bworoshye cyane. Urabona ifoto kwikararinga nta mbaraga naki ni ukugenda uryoshye utuntu nyine nk'uko bitewe n'icyifuzo ufite. Nizere ko mwareba neza, kandi icyo ngiye kwita nkurikizaho ni ugufata iyi foto yanjye nakoze nkayikopiya, nkakora copy nka pastinga kuri other pictures bitewe n'amafoto ufite nyine nshaka gufungura icyo ngiye kwita nkora ngewe ni ugufata ikara yanjye basi iyi foto nakoze nyine imwe nyine muri za foto zose uba wafunguye. Ushaka gufungura 100, ushaka gufungura 20, ushaka gufunguza hafi, nyine biterwa na foto zose ushaka. Ari nk'uko bwose urayafata ukabikora uko nguko. Ngewe nakoze imwe ndayikararinga, ntanza ndayifata ya foto maze gukararinga, nkora copy ukabikwereke, nkora copy sibyo, maze copy ngiye gupestinga kuri iyi ngiyi kugira ngo urebe uburyo bworoshye. Urabona nk'iyi ngiyi ngiye kwita nkanda hano pasting paste direct. Urabona ko ifoto ibaye good nyine before and after sibyo, urabibona ni uburyo bworoshye kandi nawe wakumva wanamenya nawe. Ningi nayo kamikwereke nafashe kuko ndapestinga direct, urabona. Ni ya nyuma nayo mbikwereke nyine. Iyo usanze hari utuntu tutabayenze neza urakoswa nyine bitaye ko dore direct nanga nayikoze ijyamo ko nyine kamuri kaba gakeya, bitavuga ati kanongera kamuri, dore hano nongera kamuri. Ibi ngibi nawe wabimenya icyo usabwa gusa kandi subscribe, kandi none nyine unyandikire kuri izo numero 0792377511. Ndagufasha kwiga photo editing. Urabona ifoto zanjye kumeze kararinze hano.